ubundi iyo tuvuga ngo turi abavuga butumwa cyangwa turi gukorera Imana tugomba kuba abakozi b'Imana badafite umupaka. Bishatse kuvuga ngo kutagira umupaka ni ukubwiriza mu nsengero zikomeye n'izoroshye, ni ukubwiriza mu mujyi ndetse no mu cyaro, ni ukubwiriza ahaciriritse ntahateye imbere. kandi ari byo mubeshejeho baravuze ko imyuga yabo igomba kubabesha. Baburetse iki kintu cyo guca amafaranga, ukavuga uti ivugabutumwa ryanjye nzajya nca amafaranga ashyiraho ibiciro, kiri bubere inzitizi ya midugudu ikennye itagira amafaranga. Barakennye nta mafaranga bafite, ariko bakeneye ijambo ry'Imana nawe rizaguturukamo. Ntabwo ari twebwe twayigabiye, ahubwo niyo yatugabiye. Ntabwo ari twe twayitoranyije, niyo yadutoranyije. Ahanini usanga abakozi b'Imana hafi ya bose bari babandi ba Nyiramacibiri, uri kumva, babandi ba Rubyogo na ba Rufuku, uri kumva, abantu na ba Rukote na Nabarubebe Nabarubebe, urumva, babana imiryango yafashe ikabajugunya muri puberi. Niba Imana yikarabirije, irabakesha, irabambika, irabanoza, ibigisha kwambara congo isa n'umukandara, ibigisha kwambara costume no gushyiraho akantu hano ku ruhande, urumva. Oya, ni babandi ni wa muntu watuma bariro de bari, yego, ni wa muntu watumaga fanta uti ugende unzanire fanta ya orange, sibyo? Yajya muri butike ati mumpe ya fanta y'umutuku. Urumva ukuntu bari bateye. Rimwe ibotare barantumiye za Nyamagabe, bantumira ngomba kumara iminsi 3 nigisha igiterane. Bantumira muri iyo minsi 3 ngomba gusiga iby'iminsi 3 nkagira n'itiki njyana nkateganya n'intahana. Nukuvuga butumwa ryanjye ryakorwaga. Noneho bigera nimugoroba ntarabona amafaranga, mera nk'uwivumbuye. Ndavuga intari komana, ubundi nzajya nirirwa nsarira amatike, wowe ntubona ko ngiye kugukorera, wagiye umitike. Ndavuga ngo nuyimpa ndagenda, nutayimpa ntaho nzajya. Sinemerewe kubahamagara ngo mbabwire ngo nta tike, bira nabyo n'ubuginga. Hanyuma ijwi rihita rimbwira ko kanya ntabwo bizagenda byonyine, niba kuri inyungu zindi mu murimo bakorera Imana ubundi bagende bayishyuza. Ibihe byiza kuri mwese mukunda kubana natwe kuri Mama Charlene Official TV. Twagarutse Clement Bajyamahe ndabasuhuje, turi kubona Mama Charlene tuyogaruka ku bintu bikomeye cyane byibazwaho. Ese abahanzi n'abavuga butumwa barakora neza? Noneho ni ikibazo. Mama Charlene tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru turaho tumeze bon. Tumeze bon, mumeze bon. Tumeze bon. Yego kabeza tuguhaye ikaze cyane, wambaye neza? Urakoze cyane. Cyangwa ni bisanzwe? Urakoze ariko ni bisanzwe. Ni bisanzwe. Mama Charlene kuri Mama Charlene agira abadukurikira buri munsi, akunda gukurikira ijambo ry'Imana, ibiganiro, urababwira ikeka kanya? Icyo nababwira nuko nishimye. Kandi nishimye ku bwanjye no ku bwabo no ku bw'Imana. Kandi mu byishimo mfite hari iby'Imana impa ukuntu nge nayo, hari n'ibyo nishakira, hari n'ibyo mbakuramo. Urumva rero nka kimwe nka mirongo ndavuga ngo ikira. Okay, mbese hari uruhare rwabo mu byishimo byanjye, hari n'uruhare rwabo muko ukomeze ngo meze fresh, baba bigizemo uruhare. Nimukomeze mushyigikire mere neza, kuko komera neza kwanjye ntacyo bizabatwara, kandi mbiha agaciro. Barantera courage, baranganiriza, bandi hafi, kandi bampa care rwose. Inshuti zanjye rero zikurikiye Mama Charlene, I love you so much. Ngaho baguhakeya ndabakunda cyane. Nawe ugomba hari abamama reka nkubwire, umuntu arandika ijambo kare batari kubu uyu muntu nkahita mubaza nyoherereza ifoto. Uwo tuvugana nyoherereza ifoto, cyangwa nkakubwa koresha audio. Kubera kayabampa hari igihe mba mbona ari nk'abagabo, ariko najya kureba nkabona ni umugore di neza neza. Abagore rwose, abagore bari kumakeya, bari ari abagabo se byo byabitwaye iki? Ari umugabo byabitwaye nyine, ari umugabo nagenda gake nabamvuga intizikeya nyine nkazi. Ariko mu bwoba abantu bagirana hagati y'abagore n'abagabo n'abasore n'abakobwa nyine burahaba, kubera niho isi igeze. Haruza yanaguhakeya nta n'ikibazo cye, ariko kuko basibiwe amayira n'abandi bitwara nabi, keya z'abagabo ugomba kubanza
kuzikuraho ubushishozi kugira ngo urebe nimba zizasiga amahoro. Murakoze cyane rero ariko nabo ntibahejwe kameme hari abantu bari seriye b'inyangamugayo bafite umutima mwiza bafite ubumuntu bafite ubupfura barahari. Murakoze cyane izo keya natwe mujye muzitugezaho Mama Charlene. Nakoze cyane ibibazo mu ivugabutumwa abahanzi n'abavugabutumwa bakora neza barakora neza impamvu urasanga ari induru gusa mu buryo bwa rusange mu buryo bwabo bw'ivugabutumwa nkuko tugenda tuvuga abashumba insengero zabo ko tuvuga amadini tuvuga amadini n'abavugabutumwa abahanzi n'abavugabutumwa barakora neza ubibona ute ubwo ugiye kuvanamo amakuru sasa. Rero ibyo bintu bumbajije ubundi ni domaine yanjye uko bajya bavuga ni ibintu byanjye shobora kukusubiza nkagusubiza ntawe mbajije nkagusubiza ntari y'indimi kuko ni ibintu byanjye mbamo n'abantu banjye tubana kandi dukorana. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi ndashaka kubwira abantu ngo ibintu tuba tugira ngo tuvuge tugira ngo tubwire abantu ukuntu ibintu bigomba gukorwa no kunganirana hanyuma niba nabyumva bajye bageragaye ko kubitekereza ari bo n'imitima yabo kugira ngo bagire ibyo bakosora. Umurimo uri gukorwa n'abavugabutumwa n'abahanzi ku giti cyabo muri rusange ntago uri gukorwa neza. Yego indirimbo zirasohoka buri munsi, yego amashuti yabo araboneka, ndetse n'ubutumwa bw'indirimbo zabo buri kugenda bujya hirya no hino, ariko ibikorwa byabo ntago biri kugera aho byakageze mu buryo bushimishije kubera inzitizi batambitse imbere bo ubwabo ku giti cyabo. Nizi ubundi iyo tuvuga ngo turi abavugabutumwa cyangwa turi gukorera Imana tugomba kuba abakozi b'Imana badafite umupaka. Bishatse kuvuga ngo kutagira umupaka ni ukubwiriza mu nsengero zikomeye n'izoroshye, ni ukubwiriza mu mujyi ndetse no mu cyaro, ni ukubwiriza ahaciriritse ntahateye imbere, ni ukubwiriza aho bazatwakira neza n'abatwakira nabi, ni ukubwiriza aho baduteguriye intoryi n'aho badutegurira inyama, ni ukubwiriza aho baduhaye mu karu cyangwa baduhaye icyayi cy'amata, ni ukubwiriza aho baturyamishije ku kamatera hasi cyangwa aho baturyamishije mu gitanda cyiza. Ni ukuvuga ngo nta kurobanura ku butoni k'umuhanzi wikorera cyangwa k'umuvugabutumwa, kuko ahantu Yesu ajya agatinyuka akavuga ngo uru rusengero ndwinjiyemo, nta mwana w'umuntu ukwiye kutajyayo. Impamvu rero mvuze ngo ntabwo ivugabutumwa riri gukorwa neza n'abavugabutumwa bavuga ubutumwa mu ndirimbo ku giti cyabo cyangwa abavugabutumwa mu ijambo ry'Imana ntiriri kugenda neza, ndetse navuga ngo bifashe indi ntera kuko ntibiri kugenda neza ndetse cyane. Ni ibintu bimaze gukabya kandi Imana irimo irahomba, kuko nimba wenda urugero iyo barimo kwamamaza umukuru w'igihugu habashoramo imbaraga nyinshi kugira ngo uko kwamamaza bigere mu gihugu hose. Hanyuma ni iyihe mpamvu baramwamamaza kubw'ibikorwa bamubonyeho banamubwira n'abandi kugira ngo nabo bamwamamaze. Yego icyo gihe rero nimba kirisitu turimo kumwamamaza tukamubwira abakire, abakene ntibamumenye, turimo guhombya Imana kuko abakayimenye ntabwo bazayimenya. Nimba turimo kuvuga ubutumwa bwo mu mujyi, abo mu cyaro nabo barabukeneye. Ni ikibazo rero gikomeye gihari. Ibikuta rero bashyize hagati niho bashaka kugera. Igikuta bashyize hagati, izo nzitizi ahantu uyu murimo uri gupfira, nshaka kukubwira ngo ntibiri gukorwa neza, ni ku bikuta cyangwa ku nzitizi bashyizeho imipaka y'ahantu bagomba kujya naho batagomba. Abo n'abahanzi n'abavugabutumwa bakora iby'Imana, abahanzi ba gospel. Ikintu dushaka kuvuga, inzitizi ya mbere bashyizeho iri kwica ivugabutumwa niyo guca amafaranga. Noneho banaca amafaranga bagaca amafaranga y'indenga arenze menshi cyane. Sibyo ko sinavuga ngo hari amakeya na menshi, nta nubwo byemewe ko umuntu agutumira ugashyiraho ibiciro. Kandi aribyo bimubeshejeho bavuze ko imyuga yabo igomba kubabesha. Baburetse iki kintu cyo guca amafaranga, ukavuga uti ivugabutumwa ryanjye nzajya nca amafaranga ashyiraho ibiciro, kiri bubere inzitizi ya midugudu ikennye itagira amafaranga.
barakennye nta mafaranga bafite ariko bakeneye ijambo ry'Imana nawe rizaguturukamo kuko nta bushobozi bafite bwo kugutumira rero barakubuze kandi urabizi ko Imana yagushyizemo impano y'ivugabutumwa iyo ubwirije hahembuka benshi yego ubwo rero nushyiraho ibiciro uraba wisha umurimo ubutumwa buri bugere ahantu butagombye kugera buri bugarukire hafi bwagombye kugera kure okay nawe w'umuhanzi nuko bimeze mwese muri bamwe umuhanzi navuga butumwa umuhanzi wikorera ku giti cye ibyo uriye uvuga biraba bireba abahanzi n'abavuga butumwa wambajije zanenge nyine zinzitizi zirimo kwica umurimo w'Imana urabizi ko indirimbo zawe zibuhora benshi urabizi ko ukunzwe burya buri wese aba yiyizi uzi ko iteraniro wageze mu karirimba abantu babohoka hesha abantu umugisha yego hesha abantu umugisha bakishima ndetse bakakwereka amarangamutima yuko bishimye yego ese kuki wumva yuko uwo murimo uri gukora izo ndirimbo zigomba kugera ku midugudu ifite amafaranga babakene bo mu cyaro babandi baza gutura amaturo y'ibijumba n'amasaka yagurisha igitebo cy'ibijumba bakavuga ngo ku isoko ry'umurimo w'Imana iki gitebo cy'ibijumba bakakigura amafaranga 300 uyu muntu azagwiza ibihumbi 500 yo kugutumira ryari kugira ngo wa muntu nawe yumve za ndirimbo zimubohoye cyangwa yumve rya jambo riri muri wowe muvuga butumwa gutumira gute kugira ngo bumve rya jambo ryawe ribakiza rikurimo urumva ibintu mwakoze muri abagome muri gusenyera Imana muri abagome muri amabandi none se reka nze mbabazi ko muvuga ko mutari abagome Imana yaricaye irahera iraduhamagara yo kabyara iravuga iti mama Sharirene reka nitangeho urugero yego mama Sharirene navuga ubutumwa hari abantu benshi bazabohoka abagowe abababaye abo mu mujyi abo mu cyaro azagenda erega na Bibiliya iravuga ngo tugende amahanga yose ntago yigeze ivuga ngo tujye mu gatsiko kamwe kandi tukihorere nta nubwo Bibiliya yaravuze ngo aho bazabaho ibiguzi bikeya ntimuzagire ntimuzajye kubwirizayo none nimba Imana yarampaye ivuga butumwa rigomba kuruhura abantu bose hanyuma wantumira nkashyiraho ibiciro bitewe n'urwego ndimo cyangwa n'ukuntu mbwiriza iteraniro rikahembuka nibura makeya ndi bwemere kuko ari mu cyaro muri muzampa ibihumbi 200 n'urugero yego nimara icyumweru muzampa 300 hanyuma mu mujyi kwigisha igiterane cy'iminsi 4 mugomba kwikoramo mukampa 500 tuvugishije ukuri mu mujyi bazantumira kuko bayagira bakire baraparika ariko se wa muntu wo mu cyaro uzahemburwa n'ivuga butumwa ryanjye n'ubuhamya bwanjye n'impuguro zanjye ntago ari bumbone kubera ko baciye amafaranga atari bubone icyo gihe rero tujye tuvugisha ukuri nubwo muvuga ngo uyu murimo ni wudutunze Bibiliya uko yabivuze siko mwabikoze iyo mubikora uko Bibiliya yabivuze muba muri abakire muri abatunzi mukunguka ndetse mukungura n'Imana uri kumva hanyuma rero nimba Imana yarampamagaye kampa impano yivuga butumwa iyi mpano yivuga butumwa si umurage wo kwa sogokuru kuko batigeze baba barokore ndetse niyo ndeba abantu bari hafi yanjye n'abantu bibera mu binywera inzoga cyangwa badasenga cyane usibye ko ubu ngubu umuryango wanjye usigaye usenga ibyo bintu bikaba atari ibintu natangiwe minerivare n'ababyeyi ngo njye kubyiga ndavuga ibyo mvuga wenda ngo mvuge ngo nibantumira ndabaca amafaranga kugira ngo subize data na mama minerivare bantangiye cyangwa iyo nitangiye ku bwanjye ibintu bikaba byarakozwe n'Imana indaruje twarararujwe twari abantu badafite pose na position twari abantu benda twari abazapfejo twari abantu badafite icyerekezo cyejo hazaza Imana yemera kudushora kugira ngo izatwungukiremo Imana impa ijambo ntari kugira Imana impa umwuka wera ntigeze ngura Imana impa amavuta ntagiye guhaha irangije impa no kwigisha ijambo no kurisobanura kugira ngo yunguke bishatse kuvuga ngo nimba ari ibintu nahawe n'Imana ngomba kubikoreshereza Imana hanyuma ahubwo nyuma nkayaka ibihembo kurakoze cyane yego mama Charlene ati nabagome rwose ku rwego rwo hejuru ati rwose barakabije cyane kuba ahenshi ugenda kuvuga ubutumwa nabo wumva ubona bari
kigero cyabangahe kwijana bakora ibyo bintu by'ubugome no kwitwara nabi gutyo? Ndakubwiza ukuri nshobora kukubwira ngo ni nka 96% kwijana. Kuko babahanzi n'abavuga butumwa, abahanzi n'abavuga butumwa. Yego. Harabona nagerageje kujya nganira nabo. Ibaza aho ushobora kugenda ugahura n'umuntu atugiye kubwiriza aho ukahamubwira ati yo ati hari ugende mu nyatsi. Nta kintu uri buhakure. Urumva imitima yabo iri ku mafaranga. Aho ubwiriza bakaguha amafaranga niho uba wagize gute, niho uba wabonye umugisha. Ariko umugisha w'umuvuga butumwa si envelope bamuhaye. Umugisha w'umuvuga butumwa n'abantu yabwirije bakihana. Yego. Yego. Umugisha afite hano kuri kamera ntago ari amayero n'amadolari biri bwinjire. Umugisha afite n'abantu bari bumpamagara ati Mama Sharire narabatijwe, Mama Sharire narabohotse, inyigisho zawe zamvanye ku rwego zinjyana ku rundi. Bishatse kuvuga ngo ba bantu koko ningirira Imana umumaro kuri Mama Sharire Official, nemerewe kubona icyo nshaka cyose. Yego. Hanyuma rero ni impombye Imana ndibeshya n'ubundi ubu budorari ndi guhomberezaho Imana nindeba nabi nta kintu buzamarira ngo binteze imbere. Mbabarira mvuge nko kubavuga butumwa ho gato. Abantu benshi babavuga butumwa batanga ubuhamya usanga zari inzahare. Ba bantu b'inzahare bamwe bambaraga ibikweto bidasa, bamwe batekeshaga kamambiri, bamwe bahabwaga kato, bahabwaga kato, bamwe babaye abagabo barababwiraga ngo bazabimbwa ntibazikamira nayimbwa. Ugasanga ni ba bantu imiryango yakuyeho amaboko. Ariko navuga ngo abo bantu bameze gutyo baba bahanze banavuga tumwe bagice mu bwo buzima ngo bashatse abagore batashakaga ngo kubera ko abo bashakaga babaga badafite ubushobozi bwo kubarambagiza. Tuzazigarukaho butaha. Ibyo biteye n'agahinda. Tuzazigarukaho butaha. Ari na mpamvu benshi ngo basanga ngo bashurashura bagira gute. Reka tuzagarukaho butaha ahubwo nagaciyemo. Narindi kuvuga abagira ubwo buzima rero ntago ari ibintu twahisemo. Ntago ari ibintu twatoye nibyo byadutoye. Ntago ari ibintu twinjiyemo nibyo byatwinjiyemo. Kuko Imana si twe twayihamagaye niyo yaduhamagaye. Ntago ari twebwe twayigabiye ahubwo niyo yatugabiye. Ntago ari twe twayitoranyije niyo yadutoranyije. Ahanini usanga abakozi b'Imana hafi ya bose bari babandi banyira amacibiri uri kumva, babandi ba Rubyogo na ba Rufuku uri kumva, abantu na ba Rukote na na ba Rubebe urumva babana imiryango yafashe ikabajugunya muri puberi. Niba Imana yikarabirije irabakesha, irabambika, irabanoza, ibigisha kwambara congo isa n'umukandara, ibigisha kwambara costume no gushyiraho akantu hano ku ruhande. Urumva oya ni babandi ni wa muntu watuma bariro de bari, yego ni wa muntu watumaga fanta uti ugende unzanire fanta ya orange, sibyo? Yajya muri butike ati mumpe ya fanta y'umutuku. Urumva ukuntu bari bateye. Niba bandi babwiraga ngo kanda ku gikuta ucana itara akajya guhuhisha umuntu ataza aho bakanda. Ariko ubu ngubu barabimenye, babaye abasirimu, bazi kwicara Marriott, bazi kujya ku mazi. Uri kumva? Bazi kujya kuri za YouTube. Bazi bafite za toilette za kizungu, bafite amatara meza, bari kunywa amaji, ntago bakinywa n'amafanta. Ni juice. Uri kumva? Bazi ibintu byiza Imana yarabakesheje. Noneho fata uwo muntu arimo kunguka ubwe ku giti cye, ariko Imana iri guhomba. Kandi tugomba kuba inyungu z'Imana kugeza tuvuye muri ubu buzima. Imana igahora, Imana ikunguka kubw'ikiganiro natanze, Imana ikunguka kubw'igihagararo cyanjye, Imana ikunguka kubwo gukurikiranwa n'abantu benshi, Imana ikunguka kubw'ubutumire. Ariko icyo gihe nibantumira ahantu ati mwateguye angahe, rwose mukozi w'Imana urabona ibi bihe turimo na covid niki, ndabona tuzakubonera gatike. Yego nyine ako gatike mugomba kukambwira, natwe ibi bintu byaratuvunnye. Hanyuma se byarakuvunnye wabyize mu yihe kaminuza? Ariko bakozi b'Imana byarakuvunnye, tuvugishije ukuri byakuvuniye. Imana iramutse ije kukudaha ijambo yagushyizemo ntiwabinzanga. Imana itaguhaye amavuta wabasha kubwiriza? Ubu mugira ngo kuba munkurikirana n'ubuhanga ngira nka komwe mwandika ngo ndi umuhanga ngo nzi ubwenge. Ibintu byose mvuga ni Imana ikora ku bwonko bwanjye, ikohereza marayika kugira ngo mvuge abantu bumve
bahembuke Imana yunguke. Igihe cyose rero ibintu mvuga cyangwa ibintu yashyize muri nge bitungura Imana, ishatse yanampombya nkagenda nkabaze zenge nkasubira iyo nari inturutse. Ubwo rero ndashaka kubwira abakozi b'Imana, mugabanye ibiciro, mwiyoroshye. Nta minerivare watanze ujya kuba umuhanuzi, nta minerivare watanze ujya kuba umuhanzi. Iryo jwi ufite ni impano Imana yaguhaye. Nta minerivare watanze ujya kuba umuvugabutumwa, ntayo watanze. Ntutubeshye, wari Rubyogo. Urumva nanjye nari Macibiri. Tuvugisha kandi birareba abahanzi n'abahanzikazi, n'abavugabutumwakazi. Wijya mu biciro. Aha nibaguhamagara bakakubwira ukavuga uti ni kuwuhe mudugudu, uti ntago nzaba mpari. Avuze ko atazaba hari kuko azi ko ari umudugudu w'abakene. Uri kumva? Ibyo kujya kurobanura aho bakwakiriza intoryi cyangwa inyama, ukarobanura aho bagutekera mu karo cyangwa icyamata, aho baguha amafaranga menshi cyangwa make, ibi bintu nimutabicikaho, Imana iraje gusubiza mu gice cy'ingunguru, hahandi wasubiye usubireyo. Ariko nimukorera Imana ikunguka, uzakomeza udepanse, uzazamuka, Imana irindi gukura mu isi utarata agaciro. Icyo cyizere bashyizemo ndaza ntabwo ndi bujyane nawe mo gakeya. Uyu mwuga wabo urabatunze, ubabeshejeho. Hari benshi bagenda bivuga ibigwi ko bamaze no kugera ku bintu byinshi nyine, babahanzi, baba bavuga butumwa, baba nabo bahanuzi bajya banakabya bakanatubura. None ko bibatunze ukavuga ngo babireke, baratungwa n'ikizi? Hanyuma se kuvuga ngo no mwuga wabo bawize mu yihe sefuje muri iki gihugu mu bigo by'imyuga. Ndashaka kumbwira sefuje babyigiyemo. Uyavuga ngo nta nihari, ibyo ngibyo byo twabihereyeho, sibyo? Ari umuntu nk'ubu nimba ndi kuvuga ijambo ry'Imana, nkaba nzi ngo nararaga amajoro ndi gushaka minerivare yo kugira ngo nige kurivuga. Icyo gihe nanjye ngomba kugaruza minerivare yanjye nta n'icyo ribumbaze. Ariko nimba nararyamye humva ibintu byanjemo ntabizi, Imana yakoze ku bwonko, humva ibintu byaje ntabizi, ijwi rikambwira ngo soma muri Luka. Najya muri Luka nkahasoma, hanyuma ijwi rikahasobanurira. Genda umbwirira abantu banjye ibyo bintu, nzavuga ko ari umwuga wanjye gute kandi ntazi iyo byaturutse. Umwuga w'umuntu. Ariko wowe yagutumiye, wowe ntago ujya uca amafaranga? Dore uko nabimbaza reba, reka nkubwire. Mva nguko nareba ninde umbonye se. Natangiye kuvuga ubutumwa muri 2004. Okay. None natangiye ivuga butumwa. Ngeze iyi saha ntago ndicara. Simfe no kuvuga ngo ni mumpe tunegosiye ku mafaranga. Nta nuwo nigeze mbwira ngo ntegere moto mu buzima bwanjye, kuko nicyo kintu Imana yahereyeho. Imu butumwa bw'abavuga butumwa n'abahanze baca amafaranga. Mama Charlene nabyigeze, nta nubwo nzabyiga. Urakoze cyane. Mama Charlene wibanze cyane ku mafaranga, ariko reka tugaruke ko hariho n'abavuga ko uwo murimo udakorwa neza, badakora neza, ko bitewe nuko bizamuye ibiciro bagasuzugura, barangwa n'agasuzuguro ngo abenshi babahanze n'avuga butumwa. Wowe ibyo bintu bivugaho iki? Impamvu uriya murimo udakorwa neza urayizi. Umuntu ugira umwuka wo gukunda amafaranga agakora ivuga butumwa ry'amafaranga ry'inyungu ry'indamu, bari hamwe. Bahora bameze nk'abahigwa na ribu. Niyo ari mu iteraniro ntabwo aba ari tayari, abareba isaha buri kanya kubera ntabwiriza hamwe. Uramutumira mukozi w'Imana, ejo urahari, akibuka ko yatanze randevu, ati ndahari ariko nzaza saa 4 hanyuma ngende saa 7. Kandi iyo saa 7 ashaka kugenderaho niho abakirisitu baba batangiye kuza mu materaniro, nibwo abatangiye kubwiriza, ni nabwo abatangiye kuririmba. Rero umurimo ntukorwa neza. Hanyuma akaza nyine ntabwo ari bwicare, ntasengera iteraniro ngo Imana imuhe icyerekezo cy'ibyo ari bwigishe, araba yasaze, yabaye nk'umusazi, wagira ngo afite ibisazi bishyashya, aricara areba ku isaha, asohoka buri kanya, ndaje rwose ndi mu rugo ndi kwitegura, kandi ari mu yandi materaniro. Uri kumva? Ari aho yabanje ntabikoze neza, ari aho agiye ntabikoze neza, agahora ameze nk'ikihe, bakamera nk'intama itagira umungeri. Rero birapfa nyine. Noneho bamwe bamutumiye, ntibari buyakature, ntibari bumubwire bati twateganyije kuririmba 3, none uturirimbiye imwe urihuse turagukata, ariko mwagiye undi mubakata. Ari buyamuhe yose kuko natayamuha amufashe. Nta mikino umuhanzi cyangwa mu gutumwa afashe uwamutumiye. Nibicamu ki hari uwigeze afata umupasiteri ati nibicamu ya covid amafaranga yawe. Ari umuhanzi aramuvuga butumwa? Ari umuhanzi. Nishyura. Urumva?
noneho njyewe hari n'uwo twigeze kubwira kuko nabaga muri protokole ku rusengero nyine mbizi nyine ni nakira n'abashyitsi. Hari uwo twigeze kubwira ati karibu ku meza mukozi w'Imana tugende tubakire. Umugore wanjye arateka, nanjye umugore wanjye arateka, ni mu mpa yanjye ngende. Nimbabwira ngo niba batumye covid iza n'ibiciro bikiyongera na essence ikabiri guhenda barasaze. Ibaze n'umugore wanjye arateka, ni mu mpa yanjye yakaniye amaso ajya ngo akutsa urumogi urwo muri Nyabugogo hariya mu Rufunzo. Urumva rero ko arimo n'imyifatire itari myiza ariko ngo baranasuzugura. Nyine hari ukuntu Imana ikugira umuntu ugatangira kubura umuntu ukomeye ugatangira gusuzugura, ariko buriya n'ubwenge buke we. Reka nkubwire, akaboko kakuzamura ni nako kakumanura, burya Imana bayizi igice. Ikindi ngo ntibakora neza ku buryo numvise nungana ibyo kuvuga ngo kuko ngo iyo babaye abasitari mu buhanzi, babaye abasitari mu buvugabutumwa, batangira kugagara ni kwa kundi ni ukwiyemera, ariko hariho ngo batangira no guselectinga abakobwa n'abagore b'abandi bashaka ngo kubatambikana nyine muri gobyori, kubera ko nyine abari kwimva aho bageze. Nabyo uvuga biriya byo ni kami k'umuntu n'umutima we. Ntago navuga ngo uko bose bazamutse niko bamera gutyo, turi kuvuga babanda ariko bidakorwa neza. Yakada bariya ni ingeso ziba zarakuze. Ugira ngo se babyiga babaye abastare, ahubwo twaturwara baba bafite. Hari ukuntu bananirwa gutereta abakobwa kuko abona nta mukobwa uri bumwemere bitewe n'uko asa. Ntabirekeshwe n'agakiza afite, akabirekeshwa n'akay'ubuzima agezemo. Ndamutereta se ndamugurira na fanta kandi nanjye naraye mu rusengero kubera kubura iyo ndara. Hanyuma rero yaba yabaye umuntu ufite amafaranga yazamutse, cyambere arasa neza afite n'amafaranga ye, kakarwara rero nako karakuze. Hanyuma rero akaba wenda yamera gutya akajya muri ibyo byaha. Ariko burya akaboko kakuzamura niko kakumanura, ntakagira umuntu ugagara ngo ahinduke undi muntu, umuntu ajya akomeza abewe wanyawe. Kugira ngo abahanzi n'abavuga butumwa bakore neza, ibyo izo nenge zose bavuzweho zibagaragaraho, si bose ariko abenshi banyirabye ariko nabo benshi. Abo bahanzi ni benshi, abavuga tumwa ni benshi, bahanzi kazi, abavuga tumwa kazi, kugira ngo bakore umurimo neza wo kujyaho igisuzuguriro, rubanda batajya kuvuga uko mbese bakuteza rubanda. Bakora iki? Ikintu cya mbere ni ibintu bibiri nshaka kubabwira. Bikuremo kumva yuko aho bagiye gukorera ariho bagomba guhemberwa, babyikuremo. Icya kabiri, bamenye neza ko bahamagawe n'Imana, cyane ko bitwa abakozi b'Imana. Iyo yabahamagaye bakaba banayikorera ari ikwiye kubahemba. Ni ibintu bibiri bakwiye kugenderaho, kandi ibi bintu babiri mbabwiye ni nabyo nagendeyeho burya kuva nahamagarwa kugezana n'isaha nabonye birya. Igihe cyose bazajya gukorera Imana bazi ko ariyo bagiye gukorera, ntago azajya kwishyuza pasiteri cyangwa umushumba. Kandi igihe cyose azagira umutima wo kuvuga ngo aho ngiye siho ndi buhemberwe, kuko Imana ifite inzira nyinshi igomba gutungiramo abakozi. Ibyo nibyo bintu byonyine bibiri bigomba kumufasha. Mbere njya mu ivugabutumwa natangiye ivugabutumwa ndi umukene. Ndi umukene wa wundi ubwirirwa akaburara. Urambwira ngo ni gute mu ntara abantu miraga kandi ndi umukene nkajyayo, kandi ifite abana nasize ngomba gusigira ibyo kurya kandi ndi umukene. Kuki bantumiraga ndi umukene nta natike mfite, byagendaga gute? Kandi ufite principe yo kudaca amafaranga. Yes, no kutavuga ngo nabuze tike. Ibyo ni ibintu ntagombaga gukora. Wari kwihagararaho cyane. Ubu wenda umuntu ushobora kuntumira akayibwiriza akampa itike ni umuntu utuye i Burayi, kuko itike y'indege ntago nayibona. Ariko mu Rwanda ahariho hose no mu bihugu by'abaturanyi ntago nabura itike njyanayo. Sibyo? Iriya hirya. Ni Burundi ntago nabura itike, no muri Kenya sinayibura, ni Bugande na Tanzania. Kireti Kinshasa. Kinshasa batanga ngahe se? Ntago mbizi. Ntago nzi itike yaho. Okay. Noneho abantu bakantumira. Yewe ikintu ngomba abantu cyangwa nagombaga abantu nukunteguza.
ngira uti mama Sharirene turagushaka kuri iyi tariki nagiraga agenda nukumpa itariki ukambwira ibyiciro nzigisha ukambwira iminsi nzahamara nta bindi bikureba nikakubwira niba uzabwiza kugira ngo babone amaturo akaguteguza kare oya kwazanira amaturo ibyiciro mvuga nabwirizaga ibyiciro by'abagore bibana iby'abafite abagabo ibagore n'abagabo ibyiciro by'abayobozi bayobora abandi kuko ibyiciro byose byo mwitora Imana yampaye impano yo n'urubyiruko yego kambwira uti wenda hazaba igiterane cy'abagore ninjoro uzigisha iyi korari ku manywa nka saa 4 uzigisha abagore bibana bahugure saa 8 hazaba igiterane cy'abubatse izo gahunda nkazimenya ngewe nkazandika nkandika adresse nkandika isaha bizatangiriraho nkandika igihe nzagendera n'igihe nzatahira hanyuma ngasigara ndwana no gushaka itike n'ibyo gusigira abana uti wabikuraga hese udakora watinze kubisubiza ako kantu rero ni nako nshaka kubwira abakozi b'Imana bari bumbwire ngo twakura hitike rimwe ibotare barantumiye za Nyamagabe bantumira ngomba kumara iminsi 3 nigisha igiterane bantumira muri iyo minsi 3 ngomba gusiga iby'iminsi 3 nkagira n'itiki njyana nkateganya n'intahana nukuvuga butumwa ryanjye ryakorwaga noneho bigera nimugoroba ntarabona amafaranga mera nk'uwivumbuye ndavuga intari komanda ubundi nzajya nirirwa nsarira amatike wowe ntubona ko ngiye kugukorera wagiye umitike ndavuga ngo nuyimpa ndagenda nutayimpa ntaho nzajya sinemerewe kubahamagara ngo mbabwire ngo nta tike buriya nabyo ni ubuginga hanyuma ijwi rihita rimbwira ko kanya ijwi rirambwira ngumva ntayo nguha kandi uragenda ntago mbizi nimba kujya Nyamagabe nari kubona amababa ngurikisha nkagerayo cyangwa amapine yego umva ukuntu rero Imana yampaye detail nagira ubuntu bwo kujya nganira nayo Imana irambwira ngo none se iyo urwaje abana udafite amafaranga ubigenza gute kugira ngo bakiri yego mpita mvuga inti nyine ndakubitiriza nkabavuza ngo nkuko ukubitiriza warwaje abana cyangwa havutse ikibazo mu rugo ugakubitiriza ugashaka amafaranga ukayabona ujye unakubitiriza ubona amatiki ujya kubwiriza ntiyari impamije yaguhamije uhereye uwo munsi rero nka kumwe umuntu akubitiriza yabuze minerivare ariko akayibona kumwe umuntu akubitiriza agiye kuburara ariko agashaka ibyaryo iryo joro kumwe umuntu akubitiriza igihe cya mituweli cyageze agakubitiriza akayibona kubitiriza ubona itike kubitiriza narakubitirije ndikopesha nikopesha ibyo ngomba ibizamara iminsi 3 kubitiriza n'itike zanjyanika nantahana yego ndayibona sinayibonye nimugoroba mu gitondo cya kare umuntu yaje kunsura anzanira 25 z'isukari imwe y'umweru yo muri hoteli anzanira 25 z'umuceri arangije ampa n'ibihumbi 40 kuva uwo munsi kugezana n'iyi saha umurimo w'Imana nawe ufashe nkaho ari nk'akazi mfite yego kandi urabizi neza bagemahe iyo umuntu afite akazi ntago ajya gutera imbabazi kuri boss ngo mu gitondo se ndagera ku kazi gute ntibimureba wenda ugenza inkokora wenda ugenza amavi cyangwa amano ugomba kugakora utagakora ukava mu nzira abandi bakagakora ahubwo wowe urindira cya gihembo cyo ku kwezi yego ubwo rero urumva izo nzira nizo nagendaga mboneramo inuza ubwo buryo nibwo nakoresheje kugezana n'isaha urakoze cyane mama Sharirene urabona ko ibyo bibazo bimaze kuba byinshi abari mu kujya muri umwuga cyangwa muri umuhamagaro w'abahanzi ndetse no kuvuga ubutumwa noneho bitware bate kuko bamvise ko abagiye babyitwaramo nuko bahagaze ubu ngubu ni bibi ntago bakora neza none abari kubyinjiramo bo babihaguruke mu bate ukuntu bagomba gukorera Imana nibirinde indamo n'inyungu nta muntu ushobora gukeza abami babiri nta muntu ukunda isi ngo akunde n'ijuru nta n'umuntu wagikuzimu ngo ajye no mu ijuru agireyo rimwe kimwe kigomba kubisa ikindi iyo umuntu akejeje abami babiri umwe agira ishyari akavuga ati ni ngewe nshaka njyenyene n'undi akabigenza gutyo akabamo guhitamo gukorera Imana icyambere bagomba kumenya ko bigomba kubavuna yego nabiriya bihaye ngo tuba twavunitse nta muntu numwe utagomba kuvunika
niko bibiri yivuga ngo abagabo bazarya biyushye iki akuye umugore azabyara ababaye inzoka izakurura inda umuntu azayikubita agafunga akisuka mu gahanga hanyuma nawe nibona umwana w'umuntu murya agatsisima ni ibintu kuvunika byo tugomba kuvunika n'itegeko nibige kwikuramo gukunda indamo mu muhamagaro ntago byemewe hanyuma ingeso zabo zimere zite ko abo badakora neza bagira ingeso utari nziza yikise ingeso mbi iby'ingeso mbi ingeso mbi nabo barabizi muri Bibiliya n'abahanzi navuga butumwa badakora izi ngeso mbi nabo barabizi muri za Bibiliya zabo bitwaza buri munsi n'abigisha babigisha ndetse nabo bigisha nabo barabizi ko ingeso mbi zitemewe inama ngewe nagira abahanzi n'abavuga butumwa ni ikintu bita kureka guca amafaranga aho bagiye kwigisha sibyo nimba umuntu agutumiye nta mafaranga ufite n'ubundi ndabizi neza igihe wari ugiye kuburara warasenze Imana iguha yo kurya senga Imana iguhita iki ya Mana ya Isiraheli irabizi yuko ukeneye kubaho irabizi yuko yaguhaye akazi ukora ku manywa na nijoro nta handi ukura igihembo irabizi ko ufite abana bakeneye kwiga kandi irabizi kuba wasize umugore ukeneye gusigirwa rasiyo ntabwo Imana ari injiji kuko nawe ubwawe utekerereza abana bawe cyangwa ugatekerereza abakozi ukoresha muri kampani ntabwo Imana ariyo njiji izabaho idatekereza ku bakozi kuko na leta ubwayo itekereza ku bakozi bayo niyo mpamvu uzajya kumva ngo leta yubakiye abakozi bayo amazu hanyuma bakajya babakata imishahara kugira ngo babone kujya gutura mu mazu yabo bakabakata imishahara kugira ngo babone amamodoka azajya batwara yabo mbese leta igatekerereza umukozi wayo kwivuza bizagenda gute uburyo bwo kurya bizagenda gute uburyo bwo bakifuza iterambere ntago rero dushobora gukorera Imana hanyuma ngo Imana igende iceceke kandi koko nticeceka mpereye imbere nahereye nkorereye Imana yanjye ntago Imana iceceka Imana yari izi ko haleluya irabimenya iyo ufite abana bajya muri primaire imenya ko igomba kohereza amafaranga y'aba primaire waba ugize abana bagomba kujya muri secondaire irabizi ko minerval atari zimwe iyo ugize abana bagiye kugera muri kaminuza irabizi ko minerval atari zimwe iyo ugeze mu gihe irabizi ko utazaba mu giti ugomba kuba mu nzu ibyo bintu narabibonye n'amaso yanjye nta muntu ukorera Imana uzikorera amaboko ariko umuntu utakorera Imana azikorera amaboko hanyuma yikorere n'amaguru ntabwo bizagenda byonyine nibakura inyungu zindi mu murimo bakorera Imana ubundi bagende bayishyuze urakoze cyane Mama Charlene turagushimiye ku mpuguro zikomeye uhaye aba bahanzi n'abavuga butumwa bigaragaye ko abenshi muri bo badakora neza turagushimiye cyane rero ku kiganiro utanze twizere ko abagenewe ubutumwa bumvise kandi ababigenzemo gutyo babikosora abari kubyinjiramo ahubwo nabo bahagurukana ingeso nziza no kudashyira indamu n'inyungu zabo imbere kugira ngo abantu bave mu bwiza bajya mu bundi kandi nanone ivuga butumwa muri rusange rikagibwaho n'igisebo murakoze cyane turagushimiye mwakoze namwe mwakomeje kubana na Charlene Official TV turabashimiye commentaire zanyu turazikeneye utubwire uko ibonaho iwanyu hakorwa iki nawe utanga inama turagushimiye cyane ciao